biranga bifata umusozi bikawugira mwiriba. Gusenga bidudubiza igisubizo cy'Imana mu minsi yamakuba. Umuntu usenga kiranuka atinyuka ibihe. Reka mbabwire, nasomye ijambo rirambwira ngo igikire niyo cyaba ari ikigenge ngo kirutwa n'umukene umwe udafite ibyo atunze. Nta muntu ugukanga iyo wasenze ukiranuka, utinyuka ibihe, ugatinyuka ibiteye ubwoba. Ikindi cyanyuma uba umufatanyabikorwa n'Imana. Imana ijya kugira ikintu ikora ikavuga ngo mfite umuntu. Ijya kugaburira imfubyi ikavuga ngo mfite umumama ujya wambika imfubyi, ikavuga ngo ndabinyuze iwe, ikavuga ngo mfite amaboko y'umugabo uzabikora. Imana ikwirata nk'ibigwi byayo. Umuntu wasenze ajya atungura iminsi, atungura iminsi. Umuntu wasenze ajya ahanda ibihe biramufata akabijomba. Umuntu wasenze inama iterana kubwe ngo imugambanire, indi gaterana ngo yanzure ibyo yamuvuzeho. Umuntu wasenze, gusenga niho tubagira ibibyimba mu nda z'abagore tutigeze dukoresha ibyuma. Gusenga bituma dukoresha telesikopi tukareba ibizaba mu migambi y'Imana, tukavuga ibizaza ejo. Amasengesho ariko Mana yari iri mwiza. Iyo wizera utinyuka mu bihe, niyo wizera ntusengesha amakuba ngana n'ibihe biriho. Reka aho matinde gato. Umuntu utizera iyo agiye gusenga iteka ryose avuza induru akaboroga. Bene uwo muntu ikimukubwira, urasenga ukanyura mu makuba menshi ariko nta kwica. Icya kabiri, uyanyuramo kiranutse utanuka ibyaha. Ubu uri umuhamya w'ubugingo imbere y'Imana. Yesu arakuvuga. Imana ishimwe. N'imbere y'abisi Imana iraguhamya. Kubera iki? Waciye bugufi, umwuka yaraje, warizeye kandi usengera mu mwuka no mu kuri. Ndasaba Imana igukore ku maso, aho kureba ibiturwanya ureba abaturwanirira. Umuntu wizera areba mu ruhande rw'imbaraga z'Imana kuruta imbaraga z'ibitero. Kubera iki? Usabye usaba ibingana n'ibyuzi. Ariko iyo Imana igiye gukora ntikora ibingana n'ibyuzi, ikora ibingana n'ibyishoboye gukora. Iyo umuntu yizera, Imana ntikangwa no kukubika hagati y'ababisha kuko ntibazagushobora. Rero umuntu usenga mbere yo kureba ibikurwanya banza umenye kubera iki ndi hano, kubera iki Imana yemeye ndwanira hano. Wihe igisubizo uvuge ngo nuko ibi bitazanshobora. Tubyaye gatatu, tugize umugisha kandi wo kongera kuboneka hano. Dushimiye Imana ko itwemereye, kandi dushimiye by'umwihariko n'abayobozi bacu batwemereye kubana namwe muduteze amatwi ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Reka dusome igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ni igice cya 27. Gutegeka kwa kabiri igice cya 27. Imana ishimwe rwose, mbonye abantu benshi barimo bandika. Imana ibaha umugisha. Abantu bari kwandika, turaza gusoma n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6, turava ku murongo wa 9 dusoze n'uwa 13, kandi turaza gusoreza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Dusome gutegeka kwa kabiri 27 umurongo wa 12, turasoza n'uwa 13. Haravuze ngo abazaba ari bo bahagarikwa ku musozi wa Gerizimu no kwifuriza abantu umugisha, nimumara kwambuka Yorodani, ab'imiryango ya Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Yosefu na Benjamini, kandi abazaba ari bo bahagarikwa ku musozi wa Ebali no kuvuga umuvumo, ab'imiryango ya Rubeni na Gadi na Asheri na Zebuluni na Dani na Nafutali. Matayo igice cya 6 murongo waho wa 9 haravuze ngo nuko nimusenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu imyenda yacu,
ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Haravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo mbigombe dufunge Bibiliya tuganire ijambo ry'Imana. Tugize umugisha kandi nkuko nabibabwiye kugaruka hano, ariko twibutse ko hari bene data baduhaye intashyo. Baratubwiye ngo nitugera mu materaniro y'abera tuzarambura ibiganza tubaha intashyo. By'umwihariko na madamu yambwiye ngo mbasuhuze, mwakire intashyo, bene so barabasuhuza. Imana ibahe umugisha. Dusomye mu bitabo bitandukanye aho ngira ngo dukure insanganyamatsiko ivuga ngo gusenga. Mu by'ukuri gusenga ni ikintu kinini kirenze twebwe intego tuba tufite iyo dusenga. Gusenga biruta impamvu idutera gusenga. Gusenga biruta amagambo tuvuga iyo turi gusenga, kuko tubikora mu kanya gato, ariko isengesho dusenze mu gihe gito rirama igihe kirekire. Imana ifashe tubiganire uko umwuka bimpaye. Gusenga abantu benshi bazi ko ari ugusaba, ugusenga nyine, n'abagande baravuga ngo ni wo kusaba. Simbitindaho ibyo, bazi ko gusenga ari ugusaba. Rimwe na rimwe niyo tubitwaye gutyo, dusaba n'ibyo Imana yaduhaye dufite ububasha bwo kubifata, ariko kuko twagendeye ku ntego yo gusenga tukayigira gusaba, bituma tubura uburenganzira bwacu ku by'Imana yaturemeye. Gusenga mbere y'uko umuntu asaba, dukwiriye kumenya ko ari ugusabana n'Imana. Ubu abantu benshi muri mwe mwibuka abo mwahuye mukaganira, ariko ababasabye mwibuka ni bake. Iyo umuntu ahujwe n'Imana agahuzwa no kuganira nayo, ntava ku mutima wayo. Iyo ahujwe no gusabana n'Imana, Imana ihora ikuzirikana. Ariko iyo uje usaba gusa, usaba, ntushobora no kuzirikana iby'Imana yaguhaye. Kugira ngo ngaruke ku byo nshaka kuvugaho, reka mvuge aka kantu gato. Abantu barangajwe imbere no gusaba mu gihe cyo gusenga bacika intege vuba iyo badafite amashimwe abanziriza ibyo basaba. Kubera iki? Iyo umuntu asaba ibingana n'ibyo yabonye cyangwa ibingana n'ibyo ashaka. Kandi ibyo umuntu yabonye cyangwa ibyo ushaka bingana n'ibyo wowe utekereza Imana yagukorera. Ariko iyo Imana igiye gukora irenze ibyo twebwe twibwira. Niko Pawulo yabwiye Abaefeso 3, Abefeso 20, yaravuze ngo ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ibyo twibwira, ibyo dutekereza, ngo nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Rero iyo usabye, usaba ibingana n'ibyo uzi. Ariko iyo Imana igiye gukora, ntikora ibingana n'ibyo uzi, ikora ibingana n'ibyo ishoboye gukora. Ndagira ngo tuganire gusenga. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni imibereho. Gusenga ni impinduka. Gusenga ni ubutware, ni n'ubutegetsi bukorera mu bantu, yaba yoroheje yaba akomeye. Imana ntirebera ku rugero rw'abakuvuga. Iyo uri umunyamasengesho usenga mu buryo tugiye kuganiraho, umuntu usenga intambwe ya mbere yo gusenga, twebwe tuzi ko mbere y'uko umuntu asenga abanza kwihana ibyaha. Munyumve bera b'Imana, umuntu wihana nibyo, kandi koko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Uwiteka. Ariko ntushobora kwihana icyaha utarahabwa umwuka wera ukikwemeza. Kugira ngo uyu muntu yihane icyaha gitsinde, nuko avidura muri we. Kandi hari ibyaha dukizwa no kubyatura tubivuze mu izina. Kandi iyo umuntu yatura icyaha
ntabwo acyaturira uwo bangana. Ndavuga ku rugero rwo gusenga, ku rugero rwo guhamya. Si buri muntu wese waturirwa. Uko tubigenza ugasanga umuntu ku rusengero ngo ngwino nkwaturire mbone kwinjira mu rusengero. No, bisaba umuntu wimikiwe gusenga, umuntu wasizwe. Ntabwo ari buri muntu wese. Rero iyo uvuze ngo ndatura, mbere yuko intambwe ya mbere ibanziriza umunyamasengesho no guca bugufi. Mbere yuko wihana, kuko niyo wishyize hejuru ntushobora kwatura ngo umutima ubohoke. Guca bugufi ni urugero rutuma iyo umuntu aciye bugufi ababwiye umwuka wera ngo ngwino, abahamagaye umwuka wera. Iyo umuntu aciye bugufi ababaye ubuturo bw'Imana. Kubera iki? Ijambo ryarambwiye ngo nta wundi nitaho uretse umuntu ufite umutima umenetse uciye bugufi. Kabiri, mwanyubakira nzuki ahantu natura nkaharuhukira n'iki? Uti nta handi. Ayiwe, uti kereka mu muntu ufite umutima uciye bugufi. Guca bugufi ni uguhamagara Imana. Ubundi dukwiriye gusenga Imana turi kumwe nayo, tukaganira n'Imana tuzi ko iri kumwe natwe. N'isezerano ryayo yarabivuze ngo nzamanura ihema ryanjye riture muri bo, bazitwa abana banjye, kuko bazaba ari abahungu banjye, ari abakobwa banjye, nanjye mbese. Imana ishimwe. Rero iyo umuntu yaciye bugufi, kandi guca bugufi bikoburija kubaha buri wese udashingiye ku cyubahiro agira. Umuntu wubaha abitewe no gucishwa bugufi ntabwo aho umuntu icyubahiro afite. Juste hari abantu twubaha bitewe n'icyubahiro cyabo. Icyubahiro cy'umuntu kikagutegeka kumwubaha. Guca bugufi rero wubaha n'umuntu utagaragarwaho icyubahiro, kuko icyo dutanga ntabwo ari icyo duha abo turi kubaha tukibakuyeho, ahubwo icyo dutanga ni icyo tuba dukura kuri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ibi ngibi bibaho. Wajya gutwerera umuntu ukayora ukamusanga mu rugo kuko ari umuntu ukomeye. Wajya gutwerera umukene ukamubwira ngo ngwino usange mu rugo. Nibyo urayatanze ariko uburyo ububaha. Imana izi cyita rusange. Uburyo ububashyemo n'impamvu y'icyubahiro umuhaye. Imana irabibalansinga ikavuga ngo ukwiriye umugisha, cyangwa n'ubundi ntaho. Iyo umuntu aciye bugufi umwuka w'Imana araza. Reka nihute. Iyo umwuka w'Imana aje abyiga cyaha. Kubera iki? Yesu yarabivuze, yaravuze ngo umwuka naza azabemeza iby'ibyaha byanyu. Nta muntu rero wemera ngo yihane adafite umwuka wera utuga cyaha. Iyo umuntu aciye bugufi, waba umukristo yaba ari umupagani, guca bugufi kwe abahaye umwuka wera inzira. Iyo umwuka aje abyiga icyaha, kubera ko umwuka ntabana nacyo, ntabana n'icyaha. Iyo akibyize kirimuka, umwuka agaturaho icyaha kimutse. Iyo ahageze aguha impano yitwa kwizera. Ubwo si icya gatatu guca bugufi bizana umwuka wera. Umwuka wera iyo ahari aguha kwizera. Kubera iki? Umwuka w'Imana, Bibiliya iratubwiye ngo Imana ni umwuka. Impamvu twizera, impamvu tugira ihumure, aha hantu ndahakunda. Umuntu wizera niwe muntu wenyine uba mu gitaramo kinezeza Imana, kuko ntibishoboka ko umuntu utizeye yayinezeza. Ariko iyo wizeye uba umunezero w'Imana kubwo kwizera gusa. Kubera iki? Ufitiye Imana icyizere gituruka ku mwuka wera. Iyo wizera utinyuka mu bihe, niyo wizera ntusengesha amakuba angana n'ibihe biriho. Reka aho matinde gato. Umuntu utizera iyo agiye gusenga iteka ryose avuza induru akaboroga. Nkunda Elisa uburyo yasenganye na Gihazi. Yaramubwiye ngo umva, Elisa yararyamye, Gihazi ngo abyuke abona abagabo bagose umudugudu. Ariruka aramubwira ngo uraryamye, batugose batumereye nabi. Ntiyigeze amubaza ngo ni bangahe, ntiyamubajije ngo baturutse he, ntiyamubwiye ngo bafite intwaro zingana zite, ahubwo yaramubwiye ngo ndasaba Imana igukore ku maso, aho kureba ibiturwanya ureba abaturwanirira.
umuntu wizera areba mu ruhande rw'imbaraga z'Imana kuruta imbaraga z'ibitero. Kubera iki? Iyo umuntu yizera, Imana ntikangwa no kukubika hagati y'ababisha kuko ntibazagushobora. Imana ishimwe. Abantu ba hano turamenyeranye, kuganira namwe ndabikunda, biranyorohera. Narababwiye Imana iyo igiye guhisha umukiranutsi, umuntu wizera, iguhisha rubanda ikubitse ku karubanda. Kugira ngo Imana izaguhe imbaraga zishobora Farawo, nuko uzarererwa mu rugo rwe. Irafata Mose avukireyo bari kubica urupfu ntirumukoraho. Kubera iki? Yabyawe n'umuheburayo kazi wananiwe gutanga umwana ahubwo aramuhisha. Kwizera kwa nyina wa Mose biratuma Mose ab'intwari niyo yajyaga kuvuka cogoye. Kwizera kwa nyina kuratuma bumunyembaraga, amuhisha mu gihe abandi bapfa, amuzigama mu gihe abandi bashira. Kwizera kubeshaho, kuko ijambo rirambwira ngo umukiranutsi abeshwaho. Ntabwo ari umushahara, ntabwo ari salary, ni ukwizera. Imana ishimwe. Biroroshye ko imbaraga z'Imana ziri muri Daniyeli zimubesha muri Babuloni. Na kwizera kuri Mishayeli, Hananiya na Azariya kuri muri bo ntabwo kwemerera Imana kubabuza kujya mu itanura ry'umuriro, gutuma Imana ibareka bageramo ntibashye. Urumva impamvu? Hari igihe dusenga twebwe tutizeye, dusenga tubaza Imana ngo kuki ibi ngibi wabyemeye, tugasenga tuyibaza, kandi niyo yaguha raporo ntibiri buhindura ibyakubayeho. Senga wibwira kubera iki Imana, kubera iki? Kandi Imana ntigiye umwana w'umuntu raporo ngo ikubwire ngo nabikoreye impamvu. Niyo yayikubwira ibigira ngo ikururutse umutima, ariko gukomere kuba wakomeretse. Imana ikubika hagati y'abantu kubw'imbaraga zayo zo kwizera ziri muri we. Kubera iki? Abahanga, abatekinisiye de guerre, abahanga bazi gutegura intambara, muri byinshi byabo n'uburyo bwo kwirinda, iyo umuntu akoresha intwaro ikomeye agutera, uburyo bwa mbere bwiza bwo kumwihisha ni ukwihisha mu matware ye. Kubera iki? Iyo uri kure y'uko urasa intwaro ikomeye, akurimburana n'aho uri. Ariko iyo uri muwe, ntashobora kuharasa icyo gisasu kuko cyamusenyana nawe. N'Imana rero yikubika igutuza hagati yabo, aho yabuti nibura najya kure bazamumara, ikagutuza bakajya bagushakira inyuma uba muri bo. Yaravuze ngo uzabirebesha amaso ntibikugereho, kuki ubireba nuko biba bigaragara, urabibona. Rero umuntu usenga mbere yo kureba ibikurwanya, banza umenye kubera iki ndi hano, kubera iki Imana yemeye ndwanira hano. Wihe igisubizo uvuge ngo nuko ibi bitazanshobora. Ntabwo Imana yakwemerera kujya mu bigeragezo bizakwica bigatwara ubugingo. Iyo ibyemeye bibaho, ibivuze kuri umutsinzi wabyo. Hari ikintu mperutse gusoma kiranezeza. Samusoni bajya kumufata munsi y'igitare cya Etamu, bamusanzemo. Abayuda bari baje kumureba, baramubwira ngo ntabwo tukwica, turakuboha, ngo nitumara kukuboha tukudadire. Murumva icyo kinyarwanda Bibiliya yakoresheje, ngo tukudadire tubagushyire, ngo ariko ntitukwica. Hari urupfu ruruturwo. Turakuboha tukudadire tubagushyire. Samusoni aravuga ngo ubwo atari mwe muri bunyice ntacyo bitwaye. Baramutwara ahantu bari bamaze iminsi bakanditse. Ariko Mana, ahantu bari iramatireye, hari agasaya k'indogobe. Iyo ndogobe ntituzi icyayishe, ntituzi uwahataye agasaya, ntituzi igihe kahagereye. Samusoni bamuboha, Imana yarateguye agasaya iyo bamujyanye. Ariko ndatangaye, ayiwe, ndavuga ntuje kugira ngo mutaza kunsiga. Samusoni baramuboha, Imana irabyemera. Ariko kubera iki byemeye? Hari agasaya ahantu fulani. Ako gasaya gahari kemerera Imana kumureka akabohwa.
ntabwo ari uko yari itanze Samusoni, ahubwo aho bamujyanaga hari intwaro ya Samusoni. ngo ajye kuhagera ngo umwuka w'Imana muzaho, ngo ashiririze imigwego yari iri ku maboko. Ntabwo ari umwuka waje ngo Samusoni yuzure umwuka, si umwuka waje ngo ahanure, si umwuka waje ngo yerekwe cyangwa aririmbe, ni umwuka waje gushiririza ibimuboshye. Imana iwutange. ngo akimara imigwego ishiririye abona kagasaya k'indogobe, ngo awicisha abantu bamare gupfa. Samusoni ngo agumwuma abwira Imana ngo uwaza kubara intumbi z'Abafilisitiya agasanga nanjye naguyemo, yambarana n'intumbi zabo akagira ngo nanjye napfuye nk'abandi, aravuga ngo winyemerera kugwa mu batarakebwe. Imana imufukurira kariba akita Enihakori, aravuga ngo ni iriba ry'uwasenze. Gusenga bifata umusozi bikawugira mu iriba, gusenga bidudubiza igisubizo cy'Imana mu minsi yamakuba. Gusenga ntabwo ntinda. Dusomye amagambo yo mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Bibiliya itubwiye abantu bari bemerewe kujya i Gerizimu na Ebari bakajya kuvuma, i Gerizimu bakajya kwatura umugisha. Igihe kimwe Abayuda n'Abasamariya baratandukanye mu buryo bwo guhuza n'imyemerere. Hanyuma Abasamariya bashyira urusengero i Gerizimu, Abayuda barwubaka i Yerusalemu. I Gerizimu hakaba n'iriba rya Yakobo, ariko hakaba n'umusozi ujya kwaturirwaho amagambo y'umugisha. Abayuda ngo bitandukanye n'Abasamariya bacika kujya i Gerizimu, Abasamariya ntibasubira i Yerusalemu. Igihe kimwe Bibiliya iratubwira ngo Yesu ariho agenda, ngo agera ku iriba yishwe n'inyota, ngo apfa kwicara ategereje abigishwa. Ngo yicare kuri rya riba, abona Umusamariya akazaje kuvoma. Aramubwira ngo mvomera nkwe ku mazi. Aramubwira ngo uri Umuyuda nka Musamariya, sinshobora gusangira nawe. Aramubwira ngo iyaba wari uzi impano y'Imana yariyo, ukamenya n'ugusabye ku mazi uwo ari we. Aramubwira ngo unywa kuri aya mazi azongera agira inyota, ariko unywa yo nzamuha ntazagira inyota ukundi. Umusamariya aramubwira ngo yampe ayamara inyota kugira ngo ntazagaruka hano kuko ari kuri. Tiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubwira ngo ntabwo nayaguha wenyine. Aramubwira ngo genda uzane umugabo wawe. Aramubwira ngo ntawe mfite. Aramubwira ngo kuva wabaho uvugishije ukuri, n'uwo mwararanye ijoro si uwawe. Umusamariya aramubwira ngo none kandi uri umuhanuzi. Aramubwira ngo menye ko uri umuhanuzi, mwigiraga maci muvuga ngo ntimwaza gusengera hano, ngo muzagiye Yerusalemu honyine, kandi na sogokuruza Yakobo yarahashoraga imikumbi. Yesu aramubwira ngo nyizera mugore, igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abantu batazaba bagisengera kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo bazaba basengera mu kuri no mu mwuka, ngo kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Umusamariya Yesu aramubwira ngo genda ubazane mbahe ku mazi. Arihuta ahamagara abantu bose, aravuga ngo mbonye umuhanuzi umbwira ibyanjye byose. Baza bamukurikiye. Musome hejuru y'umurongo wa mbere w'igice cya 5 Bibiliya muri Matayo. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Yesu abonye abantu benshi ngo azamuka umusozi. Agiye i Gerizimu bose baravuga ngo twari dukumbuye umuntu uhagarara i Gerizimu akatura ijambo ry'umugisha kuri twe. Bari bamaze igihe nta muntu n'umwe bavugaho ijambo ryiza. Baravuga ngo twari dukumbuye umuntu ujya i Gerizimu. Ajyanayo n'Abayuda n'Abasamariya. Baravuga ngo ubwo uhuje amahanga yari yaratandukanye, ubu ingoma y'amahoro ni igihe cyo kwera kwayo. Ingoma y'amahoro iraje, ubu ingoma y'amahoro irabonetse. Akigerayo aravuga ngo hahirwa abagwaneza. Ababwira ibyo batashakaga mu mitima yabo, ababwira amagambo batari biteze. Bamanutse ibyifuzo by'ubwami bari bafite, buryo bigabanyije bazakora mu byiciro by'ubutegetsi, babura igisubizo na kimwe kibivugaho mu magambo Yesu ababwiye. Akimara kubura igisubizo na kimwe ngo amanuke atandukanye n'aba bantu, abigishwa baramwegera baramubwira ngo none tujye dusenga gute? Mu yandi magambo ibyo twashakaga tuzajya tuvuga ntabwo wabitwemereye, watubwiye ko hahirwa abantu bazarengana. None se ntituzongere gusaba Imana ngo idukize abaturenganya?
watubwiye ngo dukubise urushyi mu musaya umwe tujye tumuhura, tujye dusenga gute? Arababwira ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze. Kuki ababwiye ngo ubwami bw'Imana buze? Nuko bari gushaka ubwami bw'Abisirayeli muri Isiraheli, ariko Imana iri gushaka ubwami bw'Imana mu Bisiraheli. None mwebwe